Haleluya. Ni umwanya tugezemo kongera kuvugana ijambo ry'Imana kuri channel yacu Ubugingo Buhoraho TV, cyangwa se urubuga nkoranyambaga rwitwa Ubugingo Buhoraho TV. Iyi channel tuzabagezaho ijambo ry'Imana, tuzabagezaho indirimbo zihumuriza, tuzabagezaho ubuhanuzi bwuzuye butavangiye, tuzabagezaho ijambo ry'Imana rikangurira abantu kongera kugana gusubira ku Mana, aba bari mu byaha, aba bari mu buryo butandukanye, aba bari bidamarariye, aba bari gusenga mu buryo budakwiriye, aba baragishijwe nabi, abo bose tuzabagezaho ijambo ry'Imana. Nyakwibutsa gukora subscribe, cyangwa se gukora share, cyangwa se gukora kuri aho bita kuri ako kaganza gareba hejuru, uvuga ngo kongera uraza yuko views, uraza yuko warebyeho. Ibyo nabyo biradufasha. Ubwo bigaragara rero iyi channel dukeneye inkunga, amasengesho, dukeneye inkunga, ibitekerezo, ni inkunga y'uburyo butandukanye. Urusha kugira ngo iyi channel yacu izagende ikorwe, igere kure, ivuga ubutumwa buheruka, ndetse abantu benshi bazajya igihe bayoboka, biri abanyamakuru batandukanye, abapasiteri, ababwirizabutumwa, abaririmbyi, by'umwihariko tuzashyiraho n'inyigisho z'ubuzima kugira ngo turebere hamwe iby'abantu benshi ntibigukenya abantu bikabica muri bidakwiriye. Se umuntu yarozwe agafasha, agirwa inama ku buryo yaba yanarozwe akabona ubutabazi bwihuse, atagombye gukora kure, ahubwo akabwishakira ku giti cye, akaba azi uko arabushaka, akaba n'ibikoresho by'ibanze agomba kuba afite iwe mu rugo kugira ngo yifashishe mu buryo bw'itazi bw'ibanze. Nibikomera wenda akomeje ahandi ariko akiriho. Murakoze, reka tubanyuzaho akaririmbo kitwa Abarembejwe n'Ibyaha. Abarembejwe n'ibyaha musangu mukiza, arabaruhura